Ese ujya ugira ibibazo byo gusinzira nabi no kubura ibitotsi? Mu kiganiro cy'uyu munsi turakugira inama 7 zagufasha gusinzira neza buri joro. Gusinzira neza ni kimwe mu bintu by'ingenzi kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Ariko burya hari abantu benshi basa naho gusinzira neza babyibagiwe, cyangwa se nanone baryama ntibasinzire neza bakarabashikagurika cyangwa se bakabura ibitotsi. Byibuze bavuga ko amasaha meza yo gusinzira ari hagati y'amasaha 6 ndetse n'amasaha 8 mu ijoro. Ariko bitewe n'imibereho ya buri munsi, gushakisha stress ndetse n'ubuzima bw'iki gihe, usanga kenshi abantu batabona ibitotsi bihagije cyangwa se batabona igihe gihagije cyo gusinzira. Ariko se muri icyo gihe gito ubona cyo gusinzira no kuryama, ese uzi ibintu byagufasha mu gutuma usinzira neza mu buryo bwihuse kandi ugasinzira bikakugira ingaruka nziza ku buzima bwawe? Ubushakashatsi butandukanye bugaragaza ko gusinzira neza bifasha ubwonko gukora neza, bigakomeza ubudahangarwa bw'umubiri, bikagabanya stress ndetse bikongera ubushobozi bwo gukora ndetse no kwiga. Iyo umuntu adasinzira neza ashobora guhura n'impangayiko itandukanye, agahora n'umunaniro ukabije, umushiha udashira ndetse nanone akarakara vuba, kwibagirwa bya hato na hato ndetse akibasirwa n'indwara zitandukanye ariko zidakira. Reka turebere hamwe rero akamaro ko gusinzira neza mbere y'uko turebera hamwe ibintu 7 byagufasha gusinzira neza. Burya gusinzira neza bifite akamaro gatangaje ku buzima bwa muntu, harimo gutuma ubwonko buruhuka kandi bukiyubaka. Bifasha umubiri kongera imbaraga, bikagabanya ibyago byo kwasirwa n'indwara zidakira, kandi bituma imitekerereze umuntu atekereza neza ndetse n'amarangamutima ye akajya ku murongo. Nanone burya gusinzira neza bifasha kwibuka ndetse no kwiga neza, ugafata mu mutwe, muri make bitera imikorere myiza y'ubwonko. Reka turebere hamwe rero uburyo cyangwa se ibintu 7 byagufasha gusinzira neza, ugasinzira mu buryo bukwiye. Burya ibanga rero umwanya wa mbere byagufasha gusinzira neza no gushyiraho igihe gihoraho cyo kuryama. Muri make ukagira gahunda mu bijyanye no kuryama ku masaha adahindagurika. Burya umubiri wacu ukunda gahunda ihoraho idahindagurika iyo ugiye kuryama, ndetse nanone bikaba byiza ko aba ari amasaha amwe adahindagurika. Icyo gihe rero umubiri urayamenyera ku buryo muri icyo gihe iyo amasaha ageze, umubiri uhita uzana ibitotsi ubwawo ugasinzira kandi neza. Hitamo rero igihe cyo kuryama buri joro, bibaye byiza unahitamo n'igihe ukwiye kuzajya ubyukira, haba mu minsi isanzwe ndetse no mu minsi y'ikiruhuko. Kandi wirinde guhindagura amasaha yawe uryamiraho buri munsi. Ibi bizagufasha mu gutuma ibyitwa biological clock ugereranyije nk'isaha ya muntu cyangwa se iba mu buzima bwa muntu imugenzura, ijya ku murongo ku buryo umenyera aya masaha yawe. Igihe cyagera cyo kuryama ugasinzira, ibitotsi ukabibona. Ibanga rya kabiri ryagufasha gusinzira neza nuko buryo ukwiye kwirinda gukoresha telefone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga mbere yo kuryama. Aha twavuga nk'amatelefone dukoresha, mashine cyangwa se mudasobwa, amateleviziyo atandukanye. Ibi byose burya kubikoresha mbere yo gusinzira bibangamira gusinzira kwawe, bikaba bishobora gutuma ubura ibitotsi. Bino bikoresho by'ikoranabuhanga bisohora urumuri rw'ubururu ruzi nka blue light, rubuza umubiri wawe gusohora imisemburo ifasha gusinzira. Hagarika rero gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byibuze iminota iri hagati ya 30 na 60. Ni ukuvuga mbere ho byibuze isaha mbere yo kuryama ukwiye kuba utari gukoresha telefone cyangwa se ureba televiziyo. Ahubwo ushobora gusoma igitabo cyangwa se kumva umuziki utuje, aho gukoresha ibyo bikoresho bisohora urumuri rw'ubururu, ndavuga nk'amatelefone, televiziyo ndetse na mudasobwa. Nanone burya shyira telefone kure yawe yaho uryamye, hanyuma rero wisinzirire, ujye mu buriri usinzire. Ibanga riza ku mwanya wa 3 ryagufasha gusinzira neza no gukora siporo, imyitozo ngororamubiri. Burya siporo ni nziza, ifasha mu gutuma usinzira neza, kuko burya mu gihe wakoze siporo bituma umubiri wawe unanirwa, bityo bikaba uburyo bwiza bwo gutuma usinzira vuba kandi byihuse. Si ibyo gusa, kuko siporo burya igabanya stress, ituma umubiri wawe uruhuka neza nijoro, igafasha mu gutunganya imisemburo no kwishyira ku murongo. Bavuga ko byibuze gukora siporo mbere yo kuryama bishobora gutuma usinzira neza
kandi ukaruhuka bihagije kubera ko ubusa naho waguye agacuho, umubiri wawe unaniwe ndetse nanone ukaba ukeneye kuruhuka ubwawo ku buryo ibitotsi biza byihuse kandi ukabasha gusinzira umwanya munini. Ibanga riza ku mwanya wa kane cyangwa se inama iza ku mwanya wa kane ryatuma usinzira neza ni ukwirinda kurya ibiryo biremereye cyangwa se ibinyobwa mu ijoro cyangwa se mbere yo kuryama. Burya mu ijoro ntabwo ukwiye kurya ibyitwa heavy food cyangwa se ibiryo biremereye cyane. Burya ibyo biribwa ntabwo ari byiza kuri wowe kuko bishobora kugora igogora ry'ibyo wariye, bigatuma utinda gusinzira muri make ubwonko bwawe ndetse n'umubiri wawe bikaba bisa naho bihugiye mu gucagagura no gutunganya ibyo wariye, bigatuma ubura ibitotsi. Irinde kurya ibiryo biremereye cyane, ndavuga heavy food. Nanone wirinde kunywa ikawa cyangwa se kafeyine mbere yo kuryama. Nanone burya inzoga nyinshi ntabwo ari nziza ko wazinywa kuko burya hari abanywa inzoga nyinshi benshi bakabura ibitotsi cyangwa se bagasinzira nabi. Rya ifunguro byibuze rya nimugoroba hakiri kare nka saa 12, hagati ya saa 12 kugeza saa 2. Hanyuma rero ushobora kuryama saa 3 cyangwa se saa 4, byibuze ugashyiramo isaha mbere yo kuryama, isaha imwe byibuze mbere yo kuryama kandi iriza nyuma yo kurya. Niba ushonje nijoro hitamo ibiryo byoroshye nk'imbuto bishobora kugogorwa vuba kandi mu buryo bwihuse kandi bitagora igifu cyawe. Inama ya gatanu cyangwa se ibanga rya gatanu yatuma usinzira neza ni ugushyiraho ahantu heza ho kuryama cyangwa se icyumba cyawe uryamamo ukagitegura neza ku buryo gisa neza. Buryo bigira uruhare runini mu gutuma usinzira neza. Kora ku buryo icyumba cyawe kiba gituje kandi kidafite urusaku. Gabanya urumuri rukabije ruboneka mu cyumba cyawe. Koresha matera n'igitanda byiza ku buryo nyine bituma wumva uguwe neza kandi ufite comfort mu gihe uryamye. Ikindi cy'ingenzi burya ni ukugira isuku mu cyumba, ingenzi cyane haba mu byo uryamamo, mu cyumba ubwacyo cyangwa se n'ibikirimo. Ahantu heza ho kuryama burya hatuma umubiri n'ubwonko bimenya ko igihe cyo kuruhuka kigeze kandi ugasinzira neza mu buryo burambuye, mu buryo usinzira neza ugasinzira nta nkomyi. Reza ku mwanya wa gatandatu ryatuma usinzira neza ni ukugabanya stress ndetse no kuruhuka mbere yo kuryama. Stress ni zimwe mu mpamvu zituma abantu benshi batabasha kubona ibitotsi. Iyo ugiye kuryama ukaba utekereza gusa ugatwarwa n'ibitekerezo ku buryo ushobora kubura ibitotsi ukarinda ugeza na saa 8 z'ijoro ukireba utarabona ibitotsi, muri make gusinzira bikakugora. Nanone gerageza ugabanye stress, hanyuma mbere yo kuryama ubashe kubanza wicara uruhura umubiri, ureke gukora ibintu runaka, ubanze uruhura umubiri ndetse n'ibyo bitekerezo byawe ubishyire ku murongo. Ushobora kugabanya stress cyangwa se kuzivura ukora ibyitwa meditation cyangwa se gusenga. Abasenga nyine babizi. Meditation ahubwo ni ugutuza ugashyira ku murongo intekerezo zawe, utekereza ku kintu kimwe cyangwa se ku bintu bimwe, cyangwa se ukagerageza kwikuramo igitekerezo mu mutwe wawe ku buryo biba bimeze nk'aho nyine nta kirimo gutekereza. Ibyo bishyira ku murongo intekerezo zawe, ubwonko bwawe ku buryo stress igenda igabanuka. Ushobora gukora siporo zo guhumeka buhoro buhoro, ari nabyo byitwa deep breathing, aho winjiza umwuka ugasa naho ufatiyemo hasi cyane, hanyuma ukagenda urusohora gake gake. Ibyo nabyo bishobora guturisha ubwonko bikagabanya stress. Nanone buryo ushobora kwandika ibyo utekereza ku rupapuro, buryo uko wandika bigenda biva mu mutwe ku buryo umubiri wawe nyine usa naho ugenda ubyibagiza. Ku bantu bakunda kugira stress no gutekereza ibintu byinshi cyangwa se gutwarwa n'ibitekerezo. Ikintu cya karindwi cyangwa se ibanga rya karindwi ryagufasha gusinzira neza ni ukwirinda kuryama ku manywa. Burya kuryama ku manywa bishobora kuba byiza, ariko nanone bavuga ko kuryama igihe kirekire ku manywa bishobora kukubuza gusinzira nijoro. Bavuga ko byibuze niba ukunda kuryama ku manywa ntuzarenze iminota iri hagati ya 20 ndetse na 30. Kakaba ari akaruhuko gato cyane, wanakabya nturyame ngo urenze isaha. Ariko ushobora gusanga hari abantu bashobora kuryama ku manywa bakaba bashobora kuryama amasaha hagati ya 3 ndetse na 5. Ibyo bishobora gutuma babura ibitotsi mu ijoro cyangwa se ntibasinzire mu gihe baryamye. Irinde kuryama rero ku manywa hafi y'igihe cyose cyo kuryama nijoro, ahubwo ugerageze uryame mu ijoro niba ukunda kubura ibitotsi. Mbere yuko dusoza, reka turebere hamwe ibibazo bikunze kubangamira abantu gusinzira cyangwa se bishobora gutuma udasinzira. Ikintu cya mbere burya ni gukoresha telefone mbere yo kuryama, bishobora gutuma udasinzira ukabura n'ibitotsi. Kurya nabi nabyo bishobora gutuma ubura ibitotsi.
Kugira stress nyinshi nabyo bishobora gutuma ubura ibitotsi, kuko ufite indwara zimwe na zimwe urimo gukorora, ufite indwara z'ibicurane wafunganye ndetse n'izindi zishobora gutuma ubura ibitotsi, ndetse burya no kugira gahunda idahwitse yo gusinzira nabyo bishobora gutuma ubura ibitotsi. Nanone reka turebere hamwe ingaruka ziterwa no kudasinzira neza. Muri izo ngaruka harimo kunanirwa no kubura imbaraga, kugabanuka k'ubushobozi bwo gutekereza ndetse n'ubudahangarwa bw'umubiri, kurakara vuba, kwiyongera kw'indwara zidakira ndetse no kugira ibibazo byo mu mutwe. Muri make rero izo nama zirindwi kubwiye cyangwa se twakugiriye, nuzikora uzakuramo umusaruro mwiza cyane. Bizatuma utangira gusinzira neza, ubone igihe gihagije cyo gusinzira ndetse no kuryama, ibitekerezo byawe bijye ku murongo, muri make ugire gahunda, utangiye no gutanga umusaruro ukwiye mu bikorwa byawe bya buri munsi uhora ukora mu buzima bwa buri munsi. Kudasinzira neza bizana n'indwara, bizana n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, gutanga umusaruro muke ku kazi kawe, kwibasirwa n'indwara zirimo nka stress, indwara zidakira, hypertension, diabete, cancer ndetse n'indwara z'umutima. Ibyo byose ibyago byabyo biriyongera iyo udasinzira bihagije. Gerageza ushaka amasaha hagati y'6 ndetse n'amasaha 8 mu ijoro yo gusinzira. Nanone burya kuyarenza nabyo bifite izindi ngaruka zitari nziza, niyo mpamvu burya nabwo ayo masaha aba akwiye kandi arahagije nk'uko bigaragazwa n'abahanga mu bijyanye no gusinzira no mu buvuzi. Niba ari bwo mbere ugeze kuri channel wakora subscribe, tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa, dutanga n'ubujyanama ku buzima.